igihe yanyibutse mw'ijoro ry'umuruho nari meze nk'utagira ingando naseta ibirenge ngo ngere kw'iriba naririmbaga iz'urukumbuzi za mbabazi nyinshi zinyegeza hafi y'amagambo meza amesha kwinjira ndemezwa ndemera dore naraye ku marembo y'ijuru simfite isoni zo kwinjira yambabariye ibyahise kumbe nasanze ko byahuye ni Yesu naraye ku rurembo niseguye Kristo amateka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru akakugira ubwiza ukeneye icyubahiro ngaho nagende abishakishe gukora ibyiza ubudacogora we nite ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibamukunda ahubwo yite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima w'ibisaba ndabakunda ngaho mugende mubwira abababaye muhumurize n'abakomeretse mubabwire base barebe dufite Imana itagihinduka yadusanze twigaragura mwifata idukuramo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Hello guys, nitwa Babi Gikomango mu Muyahudi official na mwenye Mediri Rwanda Miss Ubushinwa papa. Iyi ni Impano Online TV show ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, nizere yuko ahantu muri amahoro kandi ndabashimira kubwo umwanya wanyu, ibitekerezo muduha, nkunda ukuntu muzirikana ko mukwiye gukanda subscribe cyangwa se kuri sabone bitewe wenda nawe rero n'uburyo byumvamo. Yego ndabashuhuje rero mbahaye nikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nizere yuko iki kiganiro kiza kuza kugaragaramo urukundo rwinshi cyane, kandi kiza no kubanogera, kugira ngo burya abantu hari akantu tujya twirengagiza, n'ufasha yafashwa. Ako kantu nanone mujye mukibuka, sibyo? Hari umuvandimwe undi imbere kuri kamera akeneye amaboko yanyu, akeneye imbaraga zanyu, kubera yuko ni umuntu ufite ibyo akora, ufite ibyo azi muri rusange, afite ubumenyi, ariko twebwe afite ubumenyi twebwe dukeneye, ariko kugira ngo abutambutse bugere kuri benshi nk'uko nawe abyifuza bikaza kugorana, kubera ko imbaraga zo kuba yakora ibyo bintu bikagorwa. Ndakwakiriye mu kiganiro cyacu bro. Murakoze cyane. Uraza kujya wongerejwe. Amakuru ni meza. Umwaka utangiye gute? Umwaka nawutangiye neza mu byishimo. Nawutangiye neza mu byishimo no mu mahoro. No mu mahoro. Wawusoje uri mu nzu y'Imana cyangwa wari uri mu rugo uri kurya akanyama? Nawusoje icyo gihe ndabyibuka, nari ndi mu rusengero. Umwaka warangiye nyine ndi mu
rusengero. umwaka wawe wawurangije uri mu rusengero. Ni iki wabwiye Imana? Ni ibihe byifuzo wabwiye Imana cyangwa ni ibanga ryawe nayo? Hari iby'ibanga, hari n'ibyo wenda navuga watangaza. Aha, ni ibiki mwaganiriye, ni ibiki wayiganirije, ni ibiki wayisabye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025? ne Imana nayisabye kungumisha mu gakiza kayo, mugira no muri kamera. Nyisaba no kunteza imbere muri no mwaka wa 2025, no kugumisha mu gakiza, kukugumisha mu gakiza kayo. Yego. Aha. No kunzamurira impano, nkabona ubufasha nyine, nkabona support, impano yanjye ikazamuka. Impano yawe ikazamuka. Kubera yuko ngize amahirwe turi kumwe, ni iby'agaciro cyane. Mbere yuko dutangira iki kiganiro, ndagira ngo n'abantu bamanze bumve, ese ufite iyihe mpano, bagufasha mu yihe mpano wowe wifitemo? Ngiye nyine mfite impano yo kuririmba. Impano yo kuririmba, umwanya ni wawe. Igihe yanyibutse mw'ijoro ry'umuruho, nari meze nk'utagira ingando, naseta ibirenge ngo ngere kw'iriba, naririmbaga iz'urukumbuzi, za mbabazi nyinshi zinyegeza hafi, y'amagambo meza amesha kwinjira, ndemezwa ndemera, dore naraye ku marembo y'ijuru, simfite isoni zo kwinjira, yambabariye ibyahise, kumbe nasanze ko yabuye ni Yesu, naraye ku rurembo niseguye Kristo, amateka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru, naraye ku marembo y'ijuru. Yo, wow. ongera kandi ongera winkura mu mavuta, winkura mu mwuka. Ushaka kugira ubwiza, ukeneye icyubahiro, ngaho nagende abishakishe, gukora ibyiza ubudacogora, we nite ku maso y'abantu, kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo yite ku izina mwita, kuko ndi Imana yamuremye. Nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibisaba, ndabakunda. Ngaho mugende mubwira abababaye, muhumurize n'abakomeretse, mubabwire base barebe, dufite Imana itagihinduka. Yadusanze twigaragura, mwifata idukuramo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi dusezeranye ubugingo. Wow. Umeze ute? Meze neza. Witwa nde amazina yawe? Nitwa Manishimwe Jackson. Manishimwe Jackson. Jackson, watangiye kuririmba ryari cyangwa se winjiye mu nganzo y'umuziki ryari? Natangiye 2020. Nibwo niyumvishemo nkumva nkunze kuririmba cyane.
numva nyine nshaka ahantu nazajya ndirimbira njya muri korari. Korari nayo iramfasha. Yego. Nuko nyine ntangira gutera imbere gutya. Uririmba muri korari? Yego. Bakubwira kuririmbira hejuru? Yewe nyine nundi ndi umuyobozi wa korari nyine. Ubu ndi kumwe n'umuyobozi. Niko nicaranye n'umuyobozi. Reka tubanze tunashimire n'abantu bose uyobora muri korari ndetse n'itorero. Uteranira he? Nteranira kuri ADPR Ruyenzi. ADPR Ruyenzi. Nsobanura byinshi kuri byo kubera ko ngewe ntago menyereye cyane, ntago mfite ubushobozi buhagije ku nzu y'Imana, ariko nzi izina ry'Imana. Yego. Mfasha dufashe tumenye ese uririmba mu ye korari ni ikihe cyiciro? Yego. Njye nyine korari yanjye ndi umuyobozi wayo nyine umutoza. Umutoza? Harya ubwo umutoza ni dirija. Aha. Ni korari ikorera umurimo w'Imana kuri ADPR Ruyenzi. Yego. Ni korari y'urubyiruko. Ni korari y'urubyiruko. Wowe wowe uri umuyobozi wa korari y'urubyiruko muri iryo torero. Wow, ndabyishimiye cyane. Kuva watangira kuba umuyobozi w'iyo korari, ni iki byagiye byongera mu rubyiruko muririmba hamwe cyangwa se munasenga hamwe nawe ubwawe? Njyewe kuri njyewe nubwo nagiyemo ndi umuyobozi wabo, ariko nanjye byaranzamuye. Byarakuzamuye kubera kwirekura nyine uri imbere y'abantu, nawe bituma imiririmbire yawe izamuka. Yego. Kandi wungukiramo n'inshuti. Yego. N'urukundo nyine. N'urukundo muri muryango. Icyo nicyo gikomeye cyane kuruta n'ibindi. Urukundo, umuryango, abavandimwe bakakubera inshuti. Reka tubonereho n'aka kanya ngire ngo tunabasuhuze nibagirirwa umugisha bakabona kino kiganiro, ariko ndabizi neza ko kuri n'umuyobozi bagomba kukireba. Uzakibona cyane rwose. Ntago babura kukireba, ndabizi cyane. Muhura gute? Mufite groupe muvuganiramo? Muhura gute? Tugira groupe ya WhatsApp. Yego. Ya korari. Ariko mwebwe? Yego. Ubwo ni wowe na admin? N'abandi bayobozi ariko ba perezida bari ku ruhande nabo bose tuba dufatanije. Yego. Tugahurira nyine no ku rusengero twaje gusenga no mu marepetisiyo. Reka tubasuhuze kubera ko wowe ubazi, sinzi ibyiciro uragenda ubasuhuzamo kugira ngo nabo tubahe intashyo zabo. Ni ibintu by'agaciro kubera yuko ubana n'umuryango no kuba baremeye yuko munabana nabyo ni ibintu by'agaciro cyane, sibyo? Yego. Aha ngaha uri ku Mpano Online TV, sibyo? Gira uko ubasuhuza. Dore wowe waje tugiye gukorana nabo, wenda ubutaha nibo bazagirirwa wenda umugisha. Hari igihe nzifuza yuko noneho mwaba muri korari rimwe mugahurira hamwe tukaganira. Batashye korari yanjye ndayisuhuza, ndabasuhuza. Ndasuhuza abasore bo muri tenari, ndasuhuza abakobwa bo muri Aruto n'abakobwa bo muri Soprano. Ndabakunda cyane ku buryo mutabyiyumvisha, mumenye ko mbakunda. Yego. Ikindi kuri piano mujye mucuranga na piano mukanavuza n'ingoma. Ubwo ni sentarya yaba y'uruhu yaba sembare. Sembare. Yego. Umuntu ujye ubigukorera kuri sembare ninde? Akagucurangira ukumva noneho urenze n'umwuka. Hari umusore ugicurangira, ntago ari twacurangira, natwe ajya ducurangira. Yego. Acurangira korari nyinshi, yitwa Valante rwose, umva ajya ku ngoma nkavuga ati undi ni wowe. Wagira ngo watumwe n'Imana. Ni intumwa y'Imana koko. N'ubundi uhita ubona ko ari Imana yamutumye. Ni intumwa y'Imana koko. Yego. Ndishimye cyane tumaje kubatashya. Wowe umurimo w'umuziki kuki uwukora ku giti cyawe? Ndahera aho ngaho. Nyine umurimo w'umuziki nkukora turi kumwe na korari. Yego. Noneho nkanawukora ku giti cyanjye.
ku giti cyanjye nyine ndi njyenyine, ariko ubundi no muri korali dukorana umurimo w'umuziki nyine. Umurimo w'umuziki no wawe kuri korali ufatanyije n'abandi, n'umurimo wawe w'umuziki uwukora wenyine, ni ibihe byoroha, ni ibihe byakoroha? Byakoroha n'umurimo wanjye njyenyine, cyangwa nyine nabona n'undi muntu, ntabwo ari kamara ko wakora wenyine, nabona n'undi muntu twakorana nabyo nta kibazo. Nanezerewe cyane. Ikindi, ubundi wowe watangiye kugira igitekerezo cyo kumva ko wajya muri studio ugakora indirimbo? Nari ndi mu rugo ndatekereza nti nubwo nta bushobozi mfite, reka mpange indirimbo nzishyire hano, hari igihe nazabona ubushobozi. Mbona support ya mbere iraje, babanyemereye kunkorera indirimbo imwe. Inde support nyine? Ninde wayiguhaye? Ni umupapa nawe ufite abakobwa b'abahanzi. We afite abakobwa b'abahanzi? Ndamusaba nyine naza ukankorera indirimbo, ukamubufasha, aranyemerera. Akora indirimbo we cyangwa nuko asapotinga? Arasapotinga, ariko n'ubundi urebye nyine n'izabo bakobwa be ni nkaho ari nawe uzikora. Nawe ubwawe iyo wakoze niwe wayigukoreye? Njye narayijyanye, arayinkorera, arayimpa, ndayitaha. Wow. Yabigukoreye ku buntu? Yabinkoreye ku buntu. Reka nawe tumushimire, kubera yuko aho ari hose wa mupapa we tukubwira ngo warakoze cyane. Burya umuntu ugufunguriye amarembo. Niyo ndirimbo ya mbere yagukoreye? Niyo ndirimbo ya mbere. Niyo ndirimbo ya mbere? Ni nayo mfite. Wow, ni umuntu w'agaciro cyane. Aho ari hose umugisha ujya ugumya umwagukemo. Yego. Ubona uru rugendo rwo gukora imiziki wenyine bizoroha? Uru rugendo rero nyine rusa naho ruruhanije. Yego. Ariko nanone wabonye ubufasha nawe ugashyiramo imbaraga zawe, nta kuntu bitashoboka. Nta kuntu bitashoboka. Indirimbo ya mbere yagukoreye yitwaga ngo iki? Ya mbere yankoreye ni nayo yonyine, ariko yego, ubwo niyo yagukoreye? Yitwa Jehova. Jehova. Dufashe nayo uyiturirembireho. Nikamba ririmbireho. Yego. Jehova ndagushimira kubw'uburinzi bwawe, uburinzi bwawe, ibyari binyasamiye byumva ijwi ryawe, maze bigahunga, ubu ndashinganye. Jehova ndagushimira kubw'uburinzi bwawe, uburinzi bwawe, ibyari binyasamiye byumva ijwi ryawe, maze bigahunga, ubu ndashinganye. Utekereza kuza kundeba, korali wigize uyibwira ko ugiye kujya guhura n'itangazamakuru cyangwa nabo birabatungura? Hari bamwe na bamwe nabibwiye nyine, hari nabo ntabibwiye. Hari nabo utabibwiye, biraza gutungura. Reka bibabere surprise ko baba bakubonye. Ndabizi nabo hari igihe bazifuza kumva ko baza nkuko unayiyoboye korali, tukaganira hamwe, noneho mukaturirimbira indirimbo zose zo guhimbaza Uwiteka Imana twese hamwe. Ubwo ni idini ry'abarokore cyangwa ni abarokore? Koko watubwiye na ADPR. Okay. Ubundi ni iki wifuza mu muziki wawe? Hari abandi tubona bakora indirimbo za gospel, ni benshi. Wowe umwihariko wawe cyangwa se umusanzu ushaka kuza gutanga wo guhimbaza Imana cyangwa se gutambutsa ubutumwa bwiza n'ubuhe? Jewe ikintu nyine numva mu muziki kamishe ni uguhumuriza abantu no kubaha ubutumwa bwiza bunyuze mu ndirimbo, ubutumwa nyine buvuga Imana. Yego. Ntago uzigera uteshuka se?
ngo ngugwe ko numva ngo y'umuntu ngo yari muri ADEPR ngo akarekera gusenga cyangwa kuririmbira Imana ngo aba yaraguye. Wowe nta bintu ubona byatuma ugwa? Ibintu byatuma ugwa rero biba bihari byinshi, ariko wowe umenya icyakujyanye mu gakiza k'Imana, ntukavemo kakagumamo. Papa na mama wawe nabo ni abakristo barakijijwe? Yego, ni abakristo. Ni abakristo. Okay. Ikindi uragira uti ibi byagusha umuntu ni byinshi. Yego. Ni byinshi nibigira uko bisa. Nirihe jambo rijya rikunda kugufasha niyo haje ibikugusha cyangwa se ibyakugusha rijya rituma nyine utagwa? Iryo jambo riri muri Zaburi ya 86 umurongo wa 17. Riravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka ntabaye kwamara umubabaro. Ubwo nyine rishatse kuvuga ngo Imana aho kugira ngo ubone ibikugusha, ahubwo ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza aba ari cyo ugenderamo. Ari cyo ugenderaho. Imana nayo iratangaje. Yego. Imana iratangaje, ntabwo igikunda kukwereka ibimenyetso. Akenshi irabikwereka ariko ntikubwire ko ari wo murongo. Yego. Wowe ukagira gushishoza. Byari byakubaho hari igihe wigize uramirwa nuko washishoje? Uracyari muto yawe ariko byashoboka hari igihe ujya nko gukora ikintu nyuma ugashishoza ukakireka, noneho nyuma amara kukireka ukaza gusobanukirwa ingaruka cyari bukugireho ngo wabone washishoje. Kandi icyo gihe wenda wanakiretse wari wanababaye kuba utagikoze. Wababaye ati Mana yanjye kuko kuki bitabaye, nyuma ukaza kubona nyine ikimenyetso cy'ibyiza muri rusange. Imana ikakwereka ikimenyetso ikakubwira iti kuko biriya bintu bikora dore byari kukubaho. Ubu wabona hari n'igihe kubera ko natinzeho gakeya, wabona hari n'igihe watekereje ati ubundi wakigendera. Oya. Ntabwo wabura ko wabitekereje we. Nyine njye akenshi gendera mu kwizera Imana nyine. Iyo wizeye Imana ukizera ko ishoboye byose irabikora. Ariko nanjye kubera ko nari narabikwemereye numvaga nta gutenguha, nubwo wenda nakereweho ukuntu, ariko numvaga nta gutenguha cyane, kubera ko aya ni amahirwe akomeye cyane, nawe yakugirira akamaro, nanjye kandi yansubiza agaciro, yangirira akamaro muri rusange, sibyo? Ndagira ngo iki kiganiro kiza no kugenda kinayoborwa n'indirimbo cyane. Niba hari n'indi ndirimbo ufite wadushyiriraho nta kibazo niba bitakugoye, ariko niba ushaka no kuba wanayireba no kuri phone biremewe, it's okay. Aha ngaha nta mpamvu yo kutisanzura, sibyo? Kubera ko mba nzi ko turi kuganira n'abanyarwanda bene wacu, kandi buri munyarwanda wese twese tuzi uko tubayeho, umuco agahugu n'umuco wako, sibyo? Rero natwe tujya tugira umuco wacu, ntabwo nta n'umwe waguterewe nta n'uwaguseka. Ikindi nongera kwibutsa abantu, mbabwira ngo ni ukuri banyarwandakazi, burya nujya ubona umuntu agutakiye akubwiye ngo ndababaye cyangwa se ndaremerewe, ni ukuri uwo muntu ujya umwumva pe abababaye. Ikindi nibutsa abantu, mujye mugizirikana yuko burya gusangira ibyo mufite nabyo ari byiza cyane, kuko hari ibyo wowe ufite abandi badafite, batanabonye, badateganya no kubona. Iyo musangiye yubahaye uba ukoze igikorwa cy'urukundo cyane. Uwiteka Imana murarambana. Kugira neza ntago ari ibya mirenge. Ushobora kubona nk'uyu mwana w'umusore ukavuga ati kubera ko afite intego nziza zo kuramya Uwiteka, zo kuguma mu mavuta y'Imana, zo kugumya yigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, reka nanjye mufashe mukorere indirimbo imwe, mukorere indirimbo ebyiri, cyangwa se
mwoherereza amazi agiye kujya muri studio cyangwa se mvuga ati njyewe audio nayibona amashusho nzayamukorera. Amashusho nayabona njyewe ku munsi bazaba bagiye gushutinga nzabaha amazi, nzabategera. Ubufasha burya buhera ku kintu ufite, ku kintu ufite. Njye ubufasha bwanjye ni ukugutereka kuri kamera nkagusabira abanyarwanda, sibyo? Imana yatuma hari abibona nabo bagira icyo bakora kiruta icyanjye bakagikora. Ndumva ndakeka ari nacyo kintu kiza kiba gikomeye cyane, sibyo? Ngaho ngera udushyiriraho akaririmbo. Ubw'intambara zazaga umusubirizo, nabonaga kwambuka ari urizo, isoko y'indirimbo yari yarakamye, umurabo ukambwira ko waneranye, erega nubwo nakubonaga wari uhari, ahubwo nuko nari nabuye sari. Mana waraje maze unkura kumboniho, urandamira unkura mw'isoni, uri umwami utacyubura ukwakira, ni wowe ujya umanagura amarira, urumisha umwanzi atagera, abakwiringiye bose urabimana. Uri yawe n'ay'amashimwe n'ayawe, unkuye mu mwijima unyomora inguma, Yesu we umbambiriye ihema. Uri yawe n'ay'amashimwe n'ayawe, unkuye mu mwijima unyomoye inguma, Yesu umbambiriye ihema. Wow. Niba hari n'akandi kugira ngo twinigure nako wagashyiraho, kubera ko turi no kugana no ku musozo, nako wagashyiraho. Ibyo nunze n'ibyawe, nanjye ubwanjye ndi uwawe, na buri cyise ngufite mwami ko umagije, igendo wawe na buri cyise ngufite mwami ko umagije. Uzi kuririmba by the way. Sinzi niba wenda hari n'ijambo waba wanateganyije ko uza kuza kutubwira byadufasha cyangwa se rikanadukomeza muri twebwe, nabyo byadufasha turi no ku musozo. Kambanze ndimbe tundi turimbo tubiri. Okay, it's okay. Niyo twaba na dutatu ntaribi. Rurema rugira rugaba yawe, ni wowe mugenga w'ibihe Jehova, ni wita ku mateka y'ibise kuruza, we put you higher. Rurema rugira rugaba yawe, ni wowe mugenga w'ibihe Jehova, ni wita ku mateka y'ibise kuruza, we put you higher. Rurema rugira rugaba
yawe ni wowe mugenga w'ibihe Jehova niwe wita ku mateka y'ibisekuruza we put you higher. Akaririmbo kandi kari kumfasha muri iyi minsi ntako mu gitabo utarakaririmbaho gatoya. Indirimbo ni wowe uziyandikira? Iyi ndirimbo ni njye nziyandikira. Ni wowe uziyandikira. Bigufata iki, bigusaba iki kugira ngo wandike indirimbo? Binsaba nyine gutekereza cyane amagambo nyine yafasha abantu nkabiha n'umwanya nyine. Ukabiha n'umwanya. Yego. No muri korali ni wowe ubandikira? Cyangwa korali nyine turafatanya. Murafatanya? Mwese hamwe? Nshobora nyine kuyandika nkayijyana muri korali nyine tukayifatanyiriza hamwe yaba amagambo mukayisangira mukayumva. Mbere yuko muyiririmba kuko urumva habaho n'umwanya wo kuyirepeta. Okay. Ntacyo ngaho twagiye. Iyo ndirimbo iri kugufasha. Mbese urukundo rw'Imana yacu nawarondoro ko rungana rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rukerayo rwatumye yeza za mwisi yacu ngwindushya turure na cya kirara cy'inzererezi cyatumye cyakira kandi ukwikunda umwana wayo njye ni kwinkunda nakwiriye ntari umugome no kwima Yesu wampambiwe ku musaraba. Wow. Ndabikunze cyane. Kuririmba winiguye cyangwa nuko na nyine kubera umunaje no kuri kamera ari ubwa mbere ntabwo waburamo akantu k'ubwoba nyine. Ndashaka ko niba hari ijambo waba wateganyije uza kuza kubwira abadukurikira nabyo byadufasha, cyangwa se hari n'iryo wenda ufite waba watubwira niyo waba utanariteguye. Ijambo nyine numva byafasha abantu ni nko kubabwira nyine ku kintu cy'urukundo. Ikintu cy'urukundo nyine urebye muri ino minsi urukundo ruri kugenda rugabanuka mu bantu, ugasanga nyine umuntu yihugiyeho ntashobora kumenya mugenzi we, ntashobora ku buryo no mu bana b'ababyeyi ababyeyi batakibagirira urukundo. Hari imiryango myinshi bigaragaza. Hari ijambo riri muri Timoteyo ndumva ni muri Timoteyo ariko igice cya 13 umurongo wa mbere haravuga ngo mukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe. Iryo jambo nyine naryo rijya rikunda kumfasha nkumva nyine muri njyewe ngomba gukunda abantu nk'uko nikunda, nyine urukundo rukandanga. Muri uwo mujyo rero ndumva nashishikariza abantu gukundana, urukundo rukagaruka, bagafashanya. Muri umuntu ufite sapoti washobora gufasha undi muntu kugira ngo agire icyo ageraho akamufasha, n'Imana ibiguheramo umugisha buriya. Wow. Kubona umujeni nkawe, kubona uri urubyiruko, uri mutoya, ukabona nyine wowe wihebeye Uwiteka, uvuga nyine amagambo yafasha abantu, utajya mu biyobyabwenge, utagira iki, nyine ubona nyine nabyo ari intambwe nini cyane. Kuko nzi hari abajeni mba nzi muba muri nko mu rugero rumwe, ariko ugasanga nyine bo
bibera mu yindi si yabo nyine, bibagiwe yuko noneho n'agatisi harya bavuga agatisimu, noneho iyo ngiye mu bintu by'Imana rero hari igihe noneho bijya binarangira ncumuye nihereyeho nanjye, ariko ngewe sinzi ukuntu nteye, ntabwo njya kure kubera ko nzi icyo Imana yamariye, icyo kintu ndakibuka cyane nanjye kijya kimfasha cyane, kuba nzi neza ko Imana irimo. Ariko nkubwiye ngo mperuka guterana naba nkubeshye ariko ndasenga ariko ntabwo mperuka guterana, kubera yuko tutasenze dutangira ikiganiro. Sinzi niba wanyemerera tugasenga dusoza ikiganiro. nta kibazo. Reka twubahe Imana. Imana dusenge. Mana yacu, Mana igira neza, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi nyinshi, twongeye kugaruka imbere y'amaso yawe tugushima ko uri Imana ihambaye kandi uri Imana ikomeye. Dore rero twari turi mu ikiganiro cyubaka, ikiganiro gifasha abantu muri rusange. Mwami Nyagasani, tugushimiye ko wadukoresheje iby'ubutwari, kandi ko iby'ubutwari wadukoresheje bizagera no ku bandi bantu bikabahindura. Nyiringabo Imana rero, nkweretse abantu bo muri ino si ngo wongere utugarurire urukundo, wongere uduhe urukundo rwa kivandimwe, kandi wongere utwereke ibimenyetso by'ibyiza muri uno mwaka wa 2025. Nyagasani rero, dore dushoje ikiganiro, tugiye gutandukana, ubane natwe mu muhanda wo tugenda, uturinde umwanzi Satani ikigusha icyo ari cyo cyose cyatuma ubuzima bwacu bujya mu kaga. Tugushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Wow, ni byiza cyane. Reka n'abadukurikiye nabo tubashimire, tubabwira ngo ikindi ijambo ry'urukundo nk'uko n'ubundi twakomeje kugenda turigarukaho, urigumye riduhame nk'uko mu muco nyarwanda bavuga ngo amata guhame, n'urukundo ruduhame, sibyo? Mbabwira ngo mukomeze gukora subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo natwe bidutere imbaraga, tugumye dukore n'ibindi byiza. Yego, nujya ubona twakoze ikintu cyiza ntukahita ugenda, ntukajya ukireba gusa ngo uhite ugenda, jya ukanda no kuri subscribe cyangwa se unarayikige cyangwa unatere comment, ubundi ubutanzi ko n'ibindi byiza bizakugeraho. Kandi mbashimira urukundo rwanyu n'umwanya muduhereza, ni ibintu by'agaciro cyane. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Ibiganiro by'Imana Online TV byo bigomba gutambuka ndetse cyane rwose. Murakoze cyane. Sawa, turagushimiye. Yego.